Umujyi wa Musanze ukura uko bwije nuko bukeye. Amagorofa, imihanda mishya ya kaburimbo n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye birimo kujyana no gukura k'uyu mujyi. Ihurizo rikomeye mu ikura ry'uyu mujyi wa Musanze urisanga ku bikorwa remezo by'imikino n'imyidagaduro, ku isonga hakaza stade ubworoherane. Rukeribuga Musa numwe mu basaza bazi neza iyi stade kuva kera. Natangiye muri 78 hano mu Ruhengeri mvuye i Kigali. Stade icyo gihe yari stade itashimishije. Uri kureba ikibuga ni cyari cya kera cyo ku makomini ya kera y'ubukoroni, na stade twari dufite imeze neza, ariko yaje gusanwa muri za 79 niho basanye stade. Nabwo barayisana, abayisaniye nabwo baragerageje barasana, ariko kubera iterambere rigenda rizamuka ntabwo iriya stade igezweho. Kuva icyo gihe kugera uyu munsi ibikomeye byakozwe kuri iyi stade no kuvugurura ikibuga, urwambariro n'ubwiherero. Ni mu gihe nyamara kandi mu myaka mike ishize uyu mujyi utahwemye kuzamurwamo imiturirwa, ariko abantu bagategereza ko hazamurwa stade igezweho bagaheba. Stade iratubabaza cyane ariko usanga twese naho twicaye n'abandi batoza bagenzi banjye usanga tubiganiraho, no kubera iki twumva ahandi bahashyira ibibuga byiza. Umujyi wa Musanze ari umujyi wa kabiri tuzi mu gihugu udashobora kugira stade nziza, tukibaza impamvu bikatuyobera. Urumva stade yo natwe ubwacu nubwo tuyikiniraho iratubangamira cyane, kuko nyama y'ikipe dukina nayo aza akibangamira, no amprise kuri twebwe imyitozo iratubangamira, match ikatubangamira. Ndumva n'amanota dufite menshi twagiye tuyakura hanze. Ahangaha ni ikibuga kibi cyane kidutera natwe ikibazo. Umujyi wa Musanze agace k'ubukerarugendo, agace k'icyitegererezo, ngira ngo ujye ubona match nyinshi abanyamahanga cyangwa se abantu babaje gusura ibyiza by'u Rwanda hano haruguru mu birungu. Iyo baje hano bakunda kureba amamatch, abenshi tukanaganira bakabaza batese ko mufite umujyi mwiza, mufite igihugu cyiza, mufite abafana bakunda ikipe, kuki kibuga kidakorwa. Icyo abo baturage bose bahurizaho no kugira stade igezweho yajyana n'iterambere ry'umujyi wa Musanze. Ariko twasaba cyane natwe President wa Repubulika ajya henshi arabafasha. Wenda akarere ka Musanze kashyiraho ubushobozi bwako, ariko President wa Repubulika natwe akadufasha tukabona ikibuga. Nge numva Musanze yakagombye gutera imbere, ariko ishaka na stade. Nta stade hari, bayubaka hari iri, bashaka handi bayubaka, byafasha cyane kugira ngo abantu ba Musanze babone aho bakorera siporo bishime. Umuyobozi w'akarere ka Musanze muri Janvier avuga ko abaturage yoboye bafite ukuri mu gusaba stade igezweho, kandi ngo nabo nk'ubuyobozi ntabwo bicaye imbokoboko imbere y'iki kibazo. Mu nyandiko igaragaza imishinga migari y'iterambere akarere gateganya izwi ku izina rya DDS, umushinga wa stade na urimo. Meya muri Janvier avuga ko kubaka stade bitakunda mu bushobozi buke bw'akarere, ngo ariko hari aho bateganya gukomanga kandi icyizere kirahari. Ngira ngo mu rugendo duheruka kugira rwa Minisitiri wa Siporo ubwo yasuraga ibikorwa bya siporo bitandukanye hano mu karere ka Musanze, icyo gihe nabwo twamugaragarije ko dufite icyo cyifuzo cy'uko badutekerezaho natwe mu mishinga izakurikira yo kubakira uturere amastade. Tukumva rero nkuko yabitubwiye, twumva dufite icyizere ko no ku rwego rw'igihugu bazi neza icyerekezo cy'aka karere ka Musanze. Tumva dufite icyizere ko ahandi babona umushoramari, handi babona umufatanyabikorwa, icyo gihe batwijeje ko n'aka karere kazatekerezwaho. Uyu muyobozi avuga ko akurikije amakuru yahawe na bagenzi be, aho stade nk'izi zamaze kubakwa, ngo stade imwe itwara amafaranga ari hagati ya miliyari 8 na miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi ngo mu gihe byakwemezwa ko stade yakwimurirwa handi hataraho iri uyu munsi, ngo akarere kariteguye kuba kahita kabona ikindi kibanza nta kibazo na kimwe kihabaye. Uwimana Emmanuel, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.